Hello guys, amakuru yanyu nabasuhuje, ni Eni wanyu nanone ugarutse. Ndabizi neza hari abantu bafite ikibazo kuri email, bahora bibaza ati se buriya ni gute twabika ibintu ku ma email yacu, nanone bakibaza se iyo ubitse ikintu kuri email kigaruka gite. Email rero ntago kubikaho ikintu ntago bikaze, deja nta nubwo muri make ntago nyine biba bikaze, ni ibintu byoroshye, ibindi ni ibintu byikora nyine ugasanga biroroshye cyane biranikora, ubikora nyine cyane cyane nk'amafoto kugira ubike kuri email bigusaba kwa updating aka soft konyine, aka ngaka bayita Google Photos, niyo yonyine bigusaba kujya gute kwa updating, nta kindi. Ubwo iyo waya updatinze ibintu byose aba ari bane, urumva bari sawa pe. Noneho nko kugira ngo usavinge nka namba, tuvuge wanditse namba kuri email kugira ngo ushyire kuri email, ni kadi saving wenda saving ijana kuri saving kuri email, uraza hano n'ubundi muri telefone yawe uko usavinga nimero, ajya account creating new account contact, noneho urabona uraryandika, ariko nujya gusavinga urareba hano hejuru hariho ko ugiye kwemeza nyine kuri simukadi ya kabiri, urahita uhamanura. Urabona hariho phone, kwemeza kuri telefone, hariho kwemeza kuri simukadi ya mbere, hariho kwemeza kuri simukadi ya kabiri, hariho kwemeza kuri Google, sibyo? Iyo uvuye hano kuri Google, ubwo ngubwo namba uyemeje kuri account yawe ya Google, sibyo? Ubundi ukayineminga wenda ahangaha wandike ubu savingeho Uwase, saba ubundi saving Uwase yari arimo, niyo mpamvu banyeretse biriya bakambwira niyongere mu yari arimo, ubwo nyine mbwira na savinzemo Uwase, ubundi wenda nza njye muri contacts zanjye, ubona hariho 538, ari nabyo nje nkabereka. Ndaje nshyiremo email urebe uburyo nomero zawe zigaruka, uburyo zigaruka ntago ari ibintu bikaze, nakubwiye kuri email hari ibyikora. Ubu dore ngiri rya noze twemeje kuri email, ubu nyine nayo irasavinze nta kibazo, iri he. Okay, tugiye kureba ese warasavinze namba kuri email zagaruka gute, ukora iki kugira ngo zigaruke. Urabona hano mfite namba zingahe, contact mfitemo ni 538, sibyo? Katuze turebe ngo byagaruka gute. Turaza kuri email, tujya mu kwadinga another email, sibyo? Okay, nibyo email twadinge email. Ubu nyine ahangaha ngiye gushyiramo account yanjye mbikaho ibintu, tuvuge wenda nk'amafoto, nk'amanimero yanjye, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. Dore niyi, ubwo ariye yemeza. Okay, ubu yagezemo, dore ngiyi hano after before movie mu byamamare, dore niyi ngiyi. Okay, ngaruke kuri contact irazimo kujyaho ureba, zirajyaho ureba kuko ubu zimaze kuba 750. Urabona zirimo kugenda zijyanaho kubera nshyizemo email iriho namba zanjye,
zo email nshyizeho nayibitseho namba, niyo mpamvu zigenda zigira gute, zigenda zuriza umubare, kuko wibuka ko izari ziri ku masimukadi ni 538, ubwo bivuze ngo izi zimaze kugeraho ni 700, 800. Ntabwo ari ibintu bikomeye, ugishyiramo email uza muri contact zo ubwazo zijyanamo, ntabwo uvuga ngo uragenda ngo zigire gute ngo zijyanemo, oya, zo ubwazo zitazijya hehe muri contact. Urabona ko zirimo kujyaho rwose, ni ibintu byoroshye, nta kindi kintu nkoze keretse kujya gute ushyiramo account yanjye ya email nabitseho amanimero. Okay, ibi tugenda tubiveho, noneho turebe amafoto yo warayibitse kuri email yagaruka gute, nacyo ni ikibazo. Ndaza mfate ya email nashizemo yanjye after before, urabona ubu niyo nshizemo ko kuri ya nuze y'amafoto Google Photos. Iyo utafite muri telefone yawe ujya kuri Play Store ukayidownloadinga, nabahaye n'uburyo wajya kuri Play Store ukadownloadinga, nabyo byari ibintu byoroshye. Ahangaha ushobora kwibaza ngo birimo kugira ibiki, urabona irimo iragira gute, ni gusetinga amanuze amafoto muri library yo ari kuri my email. Urihangana ugategereza amakanya, ariko nyine birakunda. Ubu aya nayo yari asanzweho ari kuri telefone. Ahangaha iyo backup itari open uraza ukayigira gute, ukayigira open. Urabona ibintu kugiye kugaruka n'uwo mwanya, bigaruka byihuse. Nta kindi umuntu akora, nyine ni ibi birikora pe, byo birikora, amafoto akizana. Nyine ntabwo uvuga ngo upfa kugishyiramo email yawe, amanimero wa savinze araza aragaruka akagira gute. Urabona yabaye 910, kandi icyo gihe ari 538, bivuze ngo njye nabitseho nimero zikabaka muri 400 kandi simukadi, nimba wibuka neza, simukadi ntabwo igira irenze nimero 250. Simukadi zacu zibika nimero 250. Okay, noneho amafoto n'amafoto urabibona nyine ahita aza, upfa kuwushyizemo email amafoto ahita aza, ntabwo bigize gute, nabyo ntabwo bigoye, nabyo ntabwo bigize gute, ntabwo bigoye. Urabona amafoto nayo yaje. Aya mafoto yose nayo nabitse kuri email, urabona amatariki ni ya kera. Urabona 2021, kandi biza ari byose 2020. Urabona dore n'amafoto ya 2014, 2015, 2014 nayo araza. Ayo mafoto nayo muri 2014, dore ya 2010. Urabona nyine ni ibintu ukora kandi nyine bikaba byoroshye. Ayo mafoto yose ureba na 2014 nayabitse kuri email 2014, ubwo nyine biroroshye. Dore na 2017, 2018, 2019. Urumva nyine ni ibintu biba byoroshye cyane. Urabona nk'aya mafoto, nimba njye mfite amafoto ya 2014, nawe wakibikira ibintu bya kuri email yawe. Urabona ntabwo kubikora bigoye. Wewe icyo usabwa gukora subscribe kuri Youngman TV, ubundi turya show, umenye byinshi utari uzi kuri telefone yawe cyangwa se ku mashini yawe. Ndakeka ako kari koroshye cyane bihagije, nako abandi nibo ngo niko kabikora. Subscribe kuri Youngman TV, urya show, umenye byinshi wifuza kuri telefone cyangwa se ku mashini. Dufite byinshi ibintu
nakita nyine biba byoroshye kandi nyine umuntu wese ufite smartphone yakikorera, ariko akaba nyine wenda nta innocence afiteho, nta bumenyi nyine buhagije afiteho. Iki nicyo mbere aha ngaha ndagira ngo dufatikanye nyine smartphone tuyimenye mu buryo buhagije. Nyine hari utuntu tuba tworoshye ariko nyine kudukora kubera nyine ubunebwe, nko kuba wavuga ngo tusevinge email. Ndakwibutsa neza ko iyo uyivanye muri telefone yawe rimwe ngati ngo telefone wenda bayiforomase, oya, iyo bayiforomase upfa kuba iri update, yari updatinzwe gusa iri muri telefone, ibintu byawe byo biragaruka. Icyo ukora wishyira muri telefone byonyine, ubundi ibintu byawe byose bikongera bikagaruka. Rero nyine creating email, ugira email yawe uzi na password yawe, nyine ukaba ubizi wowe ubwawe, ku buryo isa n'isaha tuvuge wenda ugize ibyago bakubye telefone, no hangayikire no kuvuga ati ngo hari amafoto yanjye, ngo ndabura nimero zanjye. Oya, were kumva ko nyine bakwibye telefone cyangwa se ngo mbuze simukadi zanjye, ngo hariho nimero zanjye nkenera. Oya, niba wari uzikeneye zisevinge kuri email. Kandi nanone birashoboka ko wa sevinga nimero kuri email ukazisevinga no kuri simukadi, birashoboka ko. Urugero, nanjye ngiye nzifite amanimero, ngiye nyafitemo 2, urabibona hari n'arimo 3, sibyo da? Reba, hari nimero nyinshi zigiye zirimo 2 kugira nyine hari iziri kuri email, hari n'iziri ku masimukadi. Ubwo bivuze ngo nyine simukadi wazitwara nta kibazo. Tuvuge njye unibye telefone, ntabwo nyine wenda waba utwaye telefone ariko bya bindi byo kuvuga ati hari ukuntu ubona amwiba telefone nyine agasigara avuga ati icyama bakama simukadi telefone bakayitwara. Oya, ibi tugomba kubyoroshya. Nicyo mbere aha ngaha dushake uburyo nyine dutandukanya ibintu by'ubu n'ibya kera. Kera nibwo bagutwaraga telefone ugasanga wahangayikiye simukadi, agaciro ka simukadi nyine ugasanga karuta ka telefone bitewe n'ibintu biriho n'amanimero iriho. Urumva nyine noneho biroroshye. Weho creating account yawe kuri Google, ugire email yaho, ubundi ubikeho ibintu byawe nk'amafoto, amavideo. Nubonye ko na video nazo uzibika bigakunda. Video nazo zibikwa kuri email bigakunda. Video uzibikaho dore zose, video nazo zibikwa kuri email, nabyo bikagira gute, bigacamo kandi ukazaza ukazisanga. Video ndakeka mwazibonye ko nazo zirimo, uzibikaho bigakunda atitaye. Okay, nari bibuke gukora subscribe kuri Young Man TV show, ubundi twirire isi tumenye byinshi bitandukanye. Ciao. Tereka mbasezere, yari anyone mukunda akeneye kubagezaho byinshi bishoboka kandi mukabimenya n'ibikabi by'imfabusa. Birebe, numara kubireba ukore subscribe kandi wibuke kugenda waplike ibyo wabonye. Sawa, ciao.